Nshuti mukundwa, twongeye guhurira kuri platform Mucyo w'Isabato. Reka nongere nkuramutse mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Nandi mahirwe tugize yo kongera kwibona turi bazima, dushima urukundo rw'Imana rwakomeje kuturinda kugeza n'uyu munsi. Mbega ukuntu Imana ari nziza, yakomeje kutwereka ineza yayo kugeza n'ubu. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ngarutse muri ya gahunda turimo y'uku kwezi, twahaye insanganyamatsiko ivuga ngo ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Turi gusuzuma ukuri kw'iki gihe mu gitabo cyanditswe kera mu kinyejana cya gatandatu, igitabo cyanditswe n'umuhanuzi Daniel. Nicyo turi gusuzuma, kandi ni ijwi ry'Imana rivugana natwe, kandi ndakwinginga mu izina rya Yesu ngo wumve iryo jwi rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe buzarama. Ni isezerano Imana yasezeranye muri Yeremiya 38 umurongo 20. Nibyo rero turi mu gitabo cya Daniel, kandi mu bushize twaganiye igitabo cya Daniel igice cya mbere, ubu tugiye kuganira igice cya kabiri. Mbere yuko tutera indi ntambwe ariyo yose, reka tubanze dusenga. Data udukunda uri mu ijuru, uhabwe icyubahiro. Nanone duhaye amahirwe yo kuba imbere yawe, tuje kwiga ibyanditswe byera. Utuyobore, utwigishirize, Mwuka Wera abashe kubicengeza muri twebwe, kandi tuvanemo amahame ushaka ko tugenderaho, udushoze no kuyagenderamo mu izina rya Yesu. Amen. Igice cya kabiri cy'igitabo cya Daniel tugiye kurebana ku nsanganyamatsiko nise umwanya w'isengesho mu ntambara ikomeye no gusobanukirwa ubuhanuzi. Umwanya w'isengesho mu ntambara ikomeye no gusobanukirwa ubuhanuzi. Turabyibuka muri Daniel igice cya mbere twarebanye ejo, hatangirana n'insanganyamatsiko yerekeranye no kwirinda, n'isano hagati yo kwirinda no guhishurirwa mu bya mwuka. Ibyo twarabirebye ejo twitonze. Kandi mu gice cya kabiri tugiye kurebana, turaza gusangamo indi nsanganyamatsiko ikomeye, urundi rufatiro tugiye gushinga rudufasha kumva neza ibyanditswe byera by'ubuhanuzi. Ni insanganyamatsiko y'isengesho, n'isano hagati y'isengesho mu guhishurirwa mu bya mwuka. Ni ibintu bibiri, ntabwo turi buze gusiga kimwe. Haba kwirinda twarebye ejo, haba n'isengesho tugiye kurebana muri aka kanya, ntacyo turi busiga. Igice cya kabiri rero kitubwira ikibazo cyavutse i Babuloni, ikibazo gikomeye. Maze Daniel na bagenzi be batatu barasenga, kandi igisubizo Imana yaragitanze, isubije amasengesho yabo. Ntabwo icyo gisubizo cyagize ingaruka mu byari kubiri kubaho gusa, ahubwo abakristo basobanukiwe by'iteka ryose amateka y'ubuhanuzi, kandi byose byatangiriye mu itsinda ritoya ryo gusenga. Rya tsinda rya bane, Hananiya, Mishayeli, Azariya ndetse na Daniel, bafashe umwanya barasenga. Hari havutse ikibazo, ariko icyo kibazo cyabonye igisubizo muri ayo masengesho, maze natwe tuza kuvanamo amakuru turi kuganira uyu munsi. Turaje tubirebe. Agaciro k'isengesho rero gakunze kwibagirana, abantu bakanakaganiraho, nyamara n'inshuro nkeya cyane isengesho rishyirwa mu bikorwa birenze kwa gusenga kwa kwamenyero dusanzwe tuzi. Abantu bagiye kurya, abantu bagiye kuryama bakumva birahagije. Isengesho isa nkaho ryahindutse umuhango cyangwa umugenzo abakristo bakora by'akanya gato, byabaye akamenyero. Nshuti yanjye, ubasha bw'isengesho nyaryo kandi ry'umwimerere buri kuboneka gake cyane mu mibereho y'abantu uyu munsi. Nanone kandi imbaraga y'isengesho ihindura umuntu ku giti cye, ndetse akazana impinduka ku bantu muri rusange. Iyo mbaraga isa nkaho yazimye, ariko niyo mbaraga dusanga muri Daniel igice cya kangahe? Igice cya kabiri. Nshuti yanjye, dushobora gutekereza ubuhanuzi nk'umwitozo w'ubwenge mu bitekerezo, tukabasha gucukumbura iby'ubuhanuzi uko byagiye bikurikirana, tukareba uko amateka yagiye akurikirana, tukamenya ingoma z'abami uko byagenze. Nyamara igitabo cya Daniel gicukumbura imyumvire y'ubuhanuzi mu kwirinda ku bigaragara no mu isengesho mu bya mwuka. Igitabo cya Daniel gishaka ko umuntu wese uko yakabaye aba ahagaze mu mwanya umubashisha guhabwa ihishurirwa rya Mwuka Wera. Kandi nge nawe natwe turahamagarwa guhabwa ihishurirwa no gukorera isengesho. Tugiye kubyitaho
ni icyangombwa kigomba kubanza kuboneka kugira ngo gusobanukirwa ubuhanuzi mu buryo bwa mwuka kubone gukurikiraho. Naho ubundi bizakomeza guhinduka amakuru, bizakomeza kuba nk'ikinyamakuru, tuzabisoma, abacukumbuzi babicukumbuye, ariko ntacyo bizahindura ku mibereho yacu, keretse niba dufatanije kwirinda no gusenga, nibwo tuzabasha kugera ku busobanuro nyabwo. Reka turambure rero cya gitabo Danieli igice cya 2, nicyo tugiye gusuzumana twitonze. Afite umutwe uvuga ngo umwami arota inzozi, abapfumu bananirwa kuzisobanura. Mu mwaka wa 2 umwami Nebukadinezari ari ku ngoma yarose inzozi, no kwagarika umutima ntiyarushya guheka. Umwami ahera ko ategeka ko bahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abashitsi n'abakarudaya ngo baze kubwira umwami ibyo yarose. Nuko baza bitabye umwami. Umwami arababwira ati, narose inzozi, umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kuzimenya. Narose inzozi, umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kuzimenya. Nuko abakarudaya bahera ko babwira umwami mu rurimi rw'urunyaramaya bati, Nyagasani uhoraho iteka ryose, rotorera abagaragu bawe izo nzozi, tubone uko dusobanura impamvu zazo. Umurongo wa 5, nuko umwami asubiza abakarudaya ati, nazibagiwe. Nuko nimutazimbwira ngo muzisobanurire, muzatemagurwa kandi ingo zanyu zizahindurwa nk'ibyavu. Ariko nimumbwira izo nzozi, nzabagororera mbahe impano n'icyubahiro cyinshi. Nuko ngaho nimumbwire izo nzozi nuko zisobanurwa. Mbega inama idasanzwe, mbega inama y'ikubagaho, cabinet meeting iteranye nonaha igiye kwiga ikibazo kidasanzwe. Uyu ni umwami w'abami ufite abanyabwenge, abamagistrates, abapfumu, abakonikoni n'abandi baraje ngo basobanure iby'inzozi yarose. Nuko ababwiye itangazo, arababwira ati, narose inzozi kandi umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kuzimenya. Ndumva nshaka kumenya inzozi narose. Nuko maze mu kwiyemera ko abanyabwenge bari bateraniye aho b'amoko atandukanye muri field z'ubumenyi butandukanye, baramubwira bati, mwami nyaguhoraho, rotorera abagaragu bawe izo nzozi, tubone uko dusobanura impamvu zazo. Ariko itangazo ryaje kugera mu matwi yabo riteye ubwoba. Umwami yarababwiye ati, nazibagiwe. Cyababwiraga ngo yazibagiwe, bifashe mapfubyi, batangira kwibaza icyo bari bukore, batangira kuyoberwa icyo babona. Maze igihe umwami yabitegezaga mu maso abona bafite ibibazo, ntabwo yari azi yuko ibyo bintu byabananira bitewe n'ubushobozi yabyumvagamo. Nuko ababwira amagambo akomeye ati, nimutazimbwira ngo muzinsobanurire, muzatemagurwa kandi ingo zanyu zahindurwa nk'ibyavu. Ariko nimumbwire izo nzozi, nzabagororera mbahe impano n'icyubahiro cyinshi. Nuko ngaho nimumbwire izo nzozi nuko zisobanurwa. Murongo wa 7, bari bafite igisubizo gihabanye n'ibyo umwami yashakaga. Bamusubiza ubwa 2 bati, umwami narotorera abagaragu b'izo nzozi, natwe turazisobanura. Murongo wa 8, umwami arabasubiza ati, menye rwose ko mushaka kubyirengagiza kuko mubonye ko nzibagiwe. Ikibazo cyaravutse. Ari aba banyabwenge bahagaze imbere y'umwami baribwira yuko umwami yanze kuzibabwira nk'ikigeragezo cyo kubagerageza. Niyo mpamvu bongeye kumusubiramo bati, mwami nyaguhoraho, rotorera abagaragu bawe inzozi, turabasha kuzisobanura. Nuko umwami nawe abona bagiye kubyirengagiza, aravuga ati, menye ko mushaka kubyirengagiza kuko mubonye ko nzibagiwe. Ariko nimutamenyesha izo nzozi, mwese muzategekwa itegeko rimwe, kuko mwagiye umugambi wo kuza kubeshyera imbere yanjye mukirengagiza ibyo mbabajije, ngo buzacyana ayandi. Cyo nimumbwira izo nzozi, menye ko mushobora no kuzisobanura. Noneho ibyo gusobanura nimwe munabyihore, nimubanze mumbwire iby'izo nzozi, nibwo menya yuko mubasha kuzisobanura. Mbese si ikibazo? Ni ikibazo gikomeye cyane. Umurongo wa 10 niwongezeho, abakarudaya bamanika amaboko baravuga bati, nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo, kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya bene iryo jambo. Icyo umwami aduhatira kiraruhije, kandi nta wundi wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse imana zitabana n'abafite
imibiri. Uko nguko niko abakaludaya basubije umwami bacitse intege, biteguye yuko ashobora gushyira mu bikorwa itangazo amaze kubabwira yuko bazagirirwa nabi n'abadasobanuye badasobanuye inzozi yabahaye. Mbega itangazo ribabaje ryatanzwe noneho ku murongo wa 12. Nicyo cyatumye umwami abarakarira uburakari bukaze, ahera ko ategeka kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni bose. Nuko ingoma ijya ku nama ngo abanyabwenge bicwe, bajya gushaka Danieli na bagenzi be ngo nabo bicwe. Itegeko rya Nebukadinezari rya itegeko ridasanzwe twaribonye ejo muri Danieli igice cya mbere, aho wa mugabo Ashpenazi yari afite ubwoba yuko umwami namenya yuko abanyagano be batari ibyo kurya bikwiriye yabageneye, ahari bazatekereza yuko babinyereje azabaca igihanga. Nuko ubu rero nabwo yarashyizeho itegeko ridasanzwe yuko abanyabwenge bose bagomba kugenza gute, bagomba gupfa. Mbega itegeko ridasanzwe, mbega ishyano, mbega icyunamo kigiye kuba mu gihugu, aho witwa umunyabwenge wese muri fields zose z'ubuzima bw'igihugu agomba kwicwa. Atanga itegeko ati ngaho ni mubice uwitwa umunyabwenge wese. Nuko rero twarabibonye muri Danieli igice cya mbere umurongo wa 20, nuko umwami yagororeye ingorano zikomeye cyane basore, kuko bagaragaje ko bafite ubwenge buruta ubw'abandi bose. Nuko rero nabo bari bamwe mu bagaragu mu banyabwenge b'i Babuloni. Ariko ikintu kibabaje, ikintu giteye agahinda, ikintu njya nibazaho mu mateka y'abatuye iyi si, ni urwango bafite. Igihe ibintu byiza ari byo bigutegereje ntabwo baguhamagara, ariko iyo ibintu biba ari byo bigutegereje bihutira kuguhamagara. Ejo nigeze kuvuga ibijyanye na COVID-19, igihe cyarageze abantu bahatirwa kwikingiza ku ngufu batabishaka kubera yuko nta ndi mahitamo bari bafite. Ariko ikintu cyantangaje ni uko abantu bari bamaze kubikora bakomeje guhatirana bandi kubikora, nyamara kandi kenshi na kenshi yari inyungu ziri butangwe ibiryo, ntabwo izo nyungu zitangazwa. Ushobora kwibaza ikibazo, kubera iki Danieli na bagenzi be batari bahamagawe mbere ngo bagere imbere y'umwami nabo babwirwe iby'iri tangazo yuko umwami akeneye kumenyeshwa inzozi kugira ngo aze kugorora abari mu murotorero izo nzozi? Hari n'ishyari, bari babizi ko ari ikintu cyabaye mu minsi ishize. Danieli na bagenzi bagaragara ko bazi ubwenge budasanzwe ku buryo iyo babaho ngaho bari kubasha gutsinda ikizamini gitanzwe bakaba aribo begukana ibihembo. Ariko igihe itegeko ryo kwicwa ryari rigeze, icyo gihe bwo batangarijwe yuko bagomba kugenza gute, bagomba gupfa nabo. Murongo wa 13 avuga ngo nuko ingoma ijya ku nama ngo abanyabwenge bicwe, bajya gushaka Danieli na bagenzi be ngo nabo bicanwe n'abandi banyabwenge. Mbega itangazo riteye ubwoba. Murongo wa 14, ariko Danieli asubizanya ariyo ki umutware w'abasirikare barinda umwami ubwenge no kwitonda. Haleluya. Uwo niwe wari ugiye kwica abanyabwenge b'i Babuloni. Abaza ariyo ki umutware w'umwami ati niki gitumye habaho itegeko ry'ikubagaho rivuye ku mwami? Nuko ariyo ki abisobanurira Danieli. Byari icyunamo kidasanzwe. Danieli ahera ko asanga umwami amusaba umunsi ngo azamenyeshe ibyo yabazaga. Igihe Danieli yumvaga iby'aya magambo, ngo yasobanuriranije wa mutware ariyo ki ubwenge no kwitonda. Ibyo si ubwa mbere tubimubonyeho, kuko no mu gice cya mbere twabonye yuko ariyo character ye, niyo mico ye, niwo muco wo kwitonda no gutreta. Ese byagenze bite? Wadufashije ukatwihera ibyo kurya bikomoka ku bimera gusa. Ahangaha nawe aza kubaza mutware w'abasirikare, mbese habaye iki ko numva hacitse igikuba? Niki gitumye habaho itegeko ry'ikubagaho rivuye ku mwami? Nuko ariyo ki nawe wa mugabo ushinzwe kwica, birumvikana afite ijisho ribi cyane, ariko aca bugufi asobanurira Danieli uko byagenze. Ati ishyano ryaguye, abanyabwenge bose bagomba gupfa. Danieli mu kwitonda kwe yatsinze ikindi kizamini gikomoka mu bwitonzi dukwiye kwitoza abantu b'Imana muri iki gihe, yuko yabashije guhinyuza umurimo w'umwami yategetse ariyo ki, maze ariyo cyafata icyemezo amushyira umwami kugira ngo asabe umwami igihe cyo gusenga, igihe cyo guhabwa ngo ajye kwitegura kuzamusobanurira inzozi ze.
mbese ugira ngo ni byoroshye yuko ariyo cyari kubasha kwiyemeza kujya imbere y'umwami ako kanya nta cyabaye, ariko Daniel afite umuco mwiza wo gucommunicatinga mu buryo bwuzuye kugira ngo yigarurire ibitekerezo by'ababwira babashe kumutega amatwi, kugeza ubwo ariyo umwicanyi kabuhariwe wabiminujemo wagombaga kwica abanyabwenge bose, avuga ati ngaho ngwino tugende usobanurira umwami icyo gitekerezo cyawe cy'uko ukeneye igihe kugira ngo uzamusobanurire inzozi ze. Nshuti zanjye, reka twongere twigire kuri Daniel ubwenge no kwitonda, kandi Yesu Kristo aravuga ati mujye mugira ubwenge nk'inzoka mutagira amahugu nk'inuma. Ubu bwenge turabukeneye, kuko kwitonda turagukeneye. Imana idufashe kugira ngo abariho muri iki gihe giheruka tumenye uko dutwara ibintu, nshuti zanjye. Muzi ingorane ziriho muri iki gihe, benshi bari mu magereza, abandi bayavuyemo. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro ko yabagiriye neza ikabakuramo, ariko se kubera iki bagiye mu magereza? Habayeho kutitonda, habayeho kutirinda. Abantu bamwe na bamwe bumva bagomba gusoza ubuhanuzi mu buryo bwabo, bashaka gusakuza n'ibindi, maze baragenda bagongana n'abatwaye iyi si. Ariko nshuti zanjye, reka twige kwitonda, reka twige ubwenge, tumenye uko tuvuga, tumenye uko tugenza. Ahari Imana izadukoresha umurimo ukomeye uruta uwo twari gukora muri ayo mafuti tugiye kwinjiramo. Ahantu tubona ikintu gikomeye rero. Daniel ahera ko asanga umwami amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yabazaga. Tubona ikintu gikomeye cyarangaga Daniel, no gutuza mu bihe bikomeye. Nshuti zanjye, Imana iduhe gutuza, Imana iduhe kwitonda, Imana iduhe gukomera. Uyu mugabo atuje rwose yabashije kwegera uwari witwaje inkota yo kumwicisha. Daniel yari abizi neza ko Imana ariyo yibereye ku murimo, maze yibera amahoro masa. Kandi ijambo ry'Imana nsoma muri Zaburi 119:135 urambwira ngo abakunda amategeko y'Imana bagira amahoro menshi, nta kigusha bafite. Ni ukuri umurimo wo gukiranuka ni amahoro, kandi biva mu gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose, nk'uko ayo magambo ari muri Yesaya 32:17. Nshuti zanjye, reka dushake umurere riva ku Mana, dushake ibyiringiro biva kuri yo. Aratuje, aratinyuka ajya imbere y'umwami, aravuga ati mwami, nshobora kuzakumenyesha ibyawe, mbwira mbe igihe gusa nzagaruka nkubwire iby'inzozi zawe. Mbega andi magambo akomeye dukwiye kwivanamo, mbega ukwizera gushikamye. Ariko siko kwizera kwakomoka mu gihe abantu bamarana n'Imana basenga, bafitanye isano nayo, bazi yuko ishobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yayo, kandi bazi yuko byose igihe bikozwe mu cyubahiro cyayo biba buje n'ubushake bwayo. Maze aragenda aratinyuka ajya imbere y'umwami amusaba igihe. Umurongo wa 17 haraduha andi makuru. Nuko Daniel ajya mu nzu ye abibwira bagenzi be Hananiya na Mishayeli na Azariya kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe, ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Bafashe igihe barasenga. Haleluya! Bafashe igihe barasenga. Kandi Daniel ntabwo afite imitekerereze nk'ay'abanyabwenge b'i Babuloni bandi yuko bagomba guhamagarirwa ibyiza gusa. Oya, ahamagara bagenzi be, arababwira ati ikibazo cyavutse, nimuze twinginge Data wa twese, tumushakishe gusenga no kwiriza ubusa, atugirire imbabazi, atumenyeshe ibyo umwami ashaka. Igisubizo Daniel na bagenzi be batatu baboneye ikibazo cyari cyavutse, nuko babonye ko nta kindi bakora uretse gusenga. Rimwe na rimwe nshuti z'Imana, ikintu kimwe rukumbi dushobora gukora no gusenga. Haleluya! By'umwihariko igiye kubona igisubizo bisaba ubutabazi ndengakamere, dukwiye gufata igihe tukagenza gute? Tugasenga. Igihe ibintu bimeze bitya, ubutabazi ndengakamere bukubiyemo ishurwa ndengakamere, nubwo kwirinda twamaze kubona ejo, kongera imbaraga mu myumvire yacu mu by'umwuka, ubwako ntabwo guhagije. Ahubwo dukwiriye gucengeza ukwiga ijambo ry'ubuhanuzi kwacu mu masengesho. Isengesho rero rizaduhindukira urufatiro rwo guhishurirwa ibya mwuka no kubisobanukirwa. Nuko abantu b'Imana babayeho mu gihe cya kera, babandi bari bariho muri Babuloni ya mbere, nuko babayeho, kandi uko niko duhamagarirwa kubaho abariho muri Babuloni y'iki gihe. Mbere yuko Daniel ahabwa ubuhanuzi bwa mbere,
yiyeguriye kwirinda mu buryo bw'umubiri no mu isengesho mu buryo bw'umwuka, kandi ibyo byazanye impinduka mu mpagarike ye yose. Kubaho bigomba kubanziriza kumenya. Kuba mu isengesho birema impagarike nzima mu by'ubwenge yo kubasha guhangara ubuhanuzi. Ubwenge bwa kimuntu bugomba guca bugufi imbere ya ndiho ukomeye, maze amasengesho ya Danieli na bagenzi be aragenda akora igitangaza, kandi natwe azakora igitangaza. Ayo masengesho yasabaga iki? Yasabaga guhishurirwa ibintu bidasanzwe, ihishurwa ndengakamere. Kandi aya masengesho akwiriye kutubera urugero. Ni urugero dukwiriye kwigana, ngo mu gihe dukirana n'ubutumwa bwa gihanuzi buboneka mu gitabo cya Danieli, natwe tujye mu byanditswe dusobanukirwe. Imana dufashe cyane. Nongeye kubararika mu izina rya Yesu ngo igihe dufashe umwanya wo kwiga ubuhanuzi bwo mu gitabo cya Danieli, tubasha gusuzuma bya bindi twabonye by'insanganyamatsiko igikubiyemo, duce bugufi imbere y'Imana, dusenge kandi twirinda muri byose, kugira ngo intekerezo zacu n'umwuka wacu bibashe gushyikira ubwenge bw'Imana, bubashe gushyikira ihishurirwa rikomotse mu ijuru ndengakamere. Danieli yari mu bihe ibintu bidashoboka. Yasabwe kumenyekanisha ibyo umwami yari yarose ari ku gisasiro cye. Igisubizo Danieli yatanze igihe ibintu byari bikomeye ni isengesho. Igihe dusenze, ibidashobokera abantu bihinduka uburyo Imana iba ibonye bwo gukora, maze ikaza ikatumenyesha bya bindi bidashobokera abantu nyine, kuko ari Imana. Haleluya, ni ndiho kandi niyo yatanze ibyo byose. Ese mwari tugaha uburenganzira Imana? Hari amagambo witwa Roger yanditse mu gitabo yise Incredible Power of Prayer, imbaraga itangaje y'isengesho. Yaravuze ngo mu gusenga no kwinginga, Imana ibitegereje ko tuyisaba ubufasha, bityo ikaba ibonye uburenganzira mu maso y'abatuye isi n'ijuru bwo kuza mu mbaraga nyinshi mu cyanya cya Satani, kugira ngo ikize abo yagize ingaruzwa muheto. Nakubwiye turi kureba isengesho, umwanya w'isengesho mu byerekeranye no gusobanukirwa ubuhanuzi ndetse n'intambara ikomeye. Uyu rero mu bijyanye n'intambara ikomeye yabonye yuko igihe dusenze twinginga Imana ibitegereje ko tuyisaba ubufasha, maze ikaba ibonye uburenganzira mu maso y'abatuye isi n'ijuru bwo kuza mu mbaraga nyinshi mu cyanya cya Satani, kugira ngo ikize abo yagize ingaruzamuheto. Nshuti zanjye, turi mu gihe kidasanzwe kandi imbaraga zacu ni nke cyane. Ntabwo twabasha guhangana n'ibyo bibaraga by'umutware w'umwijima, ariko igihe dusenze, haleluya, tuba tuhamagaye imbaraga ndengakamere irutiya wa wundi, maze ikaza kandi abifitiye uburenganzira kuko twamutabaje. Ariko igihe tutamutabaje, ntabwo azabyivangamo rwose. Nuko rero nshuti yanjye, mu miterere y'isengesho, isengesho bisobanuye kwemera rwose ko turi abanyantege nkeya kandi ko Imana isumba byose. Haleluya. Igikorwa cyoroheje nko gusenga cyerekana ko abantu badashoboye, badatunganye, kandi ko bafite ibyo bakeneye. Ubuhanuzi bwa Danieli bushobora kumvikana gusa igihe kwiga ubuhanuzi kwacu kwinjijwe mu masengesho. Kandi ubundi byanadutera ubwoba gusa, nta byiringiro twabibonamo, kuko turaza kubona ko ari akaga gashishana. Si twabibonye se yuko agahembe gato kagiye mu ngabo zo mu ijuru kagasiribanga iby'ukuri byose bikamenera hasi, kakibasira ubuturo bwera, kakarenganya abera bisumba byose? Nuko nguko bizaba bimeze. None se ubwo ibyo bintu bundi uretse gusenga kugira ngo dushikame, n'iki kindi cyabivamo? Reka dukomeze. Nuko umurongo wa 19, nuko ibyo byahishuwe bihishurirwa Danieli mu nzozi yarose nijoro. Haleluya. Imana irasubiza. Nshuti zanjye, dusenga Imana yumva. Imana yacu ni nziza, Imana yacu ikunda abana bayo, itwitaho. Nuko ibyo byahishwe bihishurirwa Danieli mu nzozi yarose nijoro, maze Danieli ashima Imana yo mu ijuru ati, izina ry'Imana rihora rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Kandi ishuri ibihishwe byahatagerwa. Izi ni ibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo.
ndagushimye, ndaguhimbaza wowe Mana y'abasogokuruza, umpaye ubwenge n'ubushobozi, unsobanurira ibyo twagusabye, kuko utumenyesheje ibyo umwami ashaka. Haleluya. Mana yanjye ihabwe icyubahiro, kuko ari Imana yumva, kuko ari Imana igira neza, kuko ari Imana yumva gusenga kw'abana bawe bayitakira ku manywa na nijoro. Nshuti zanjye, ndagira ngo mukundishe gusenga. Ndagira ngo mubwire yuko ari bwo bugingo bw'umutima w'umukristo. Iyo umuntu adasenga ntabwo aba ariho. Umuntu umwe yageranije gusenga nk'impumeko. Nshuti zanjye, ijambo ry'Imana ryageranijwe n'umutima w'ubugingo, ariko isengesho ryageranijwe no guhumeka. Guhumeka, mbese umuntu yamara iminota ingahe adahumeka? Ntabwo bishoboka. Rero umukristo ntabwo ashobora kubaho adasenga. Abana b'Imana barasenze maze igisubizo kiraboneka. Reka nkujyane mu gitabo cya Luka ndakujyana mu gice cya 11. Ni igice nkunda cyane, kandi ni umwami Yesu ushaka yuko twiga gusenga. Igice cya 18 batubwira iby'umugani Yesu Kristo yaciye. Ahari ndasoma umurongo umwe, uzasomere iby'icyo gice were ku murongo wa mbere kugeza wa 8, ariko ndasoma umurongo umwe gusa wa mbere. Avuga ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Yesu Kristo yajyaga ashishikarira kubwira abantu ngo bajye basenga iteka ntibakarambirwe. Nanjye ndagushishikariza mu izina rya Yesu gukunda gusenga, kandi ujye usenga iteka ntugacogore. Reka dusubire mu Luka igice cya 11 nshaka yuko dutindaho. Luka igice cya 11 hatubwira iby'isengesho. Hari umutwe uvuga ngo Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Nuko umurongo wa mbere atubwira ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa baramubwira ati, databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Mbese nawe wagira icyifuzo cyo kwigishwa gusenga n'Imana? Rega nta nubwo tuzi gusenga, ntabwo dusobanukiwe gusenga. Nuko igihe abigishwa bitegerezaga Yesu, barebye amasengesho ye, babona atandukanye nk'andi masengesho basanzwe bazi, maze baramwinginga bati, twigishe gusenga nk'uko Yohana nawe yajyaga abyigisha abigishwa be. Nuko atangira kubigisha gusenga uko bakwiye gusenga, abigisha isengesho rya Data wa twese. Nuko ageze ku murongo wa 5 arababaza ati, ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati, inshuti yanjye nzimanira imitsima 3, kuko inshuti yanjye impingutse wivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo nyizimanira? Uwo munsi akamusubiza ati, windushya namaze kuganira, ndaryamye n'abana banjye nabo nuko sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. Umurongo wa 8, ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kwimuhera ko ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije biramubyutsa amuhe ibyo ashaka byose. Mbega ukuntu dukwiye kwiga gusenga kandi tugatitiriza. Nicyo ngicyo Yesu Kristo atwifuza. Ari kutwigisha gusenga ubutarambirwa, gusenga no kwinginga dutitiriza. Avuga ati, ninde umuntu yagize urugendo aza gusura undi muntu, aza kunsura, ariko asanga ibyo kurya byashize, ariko nawe afite mugenzi wanjye, ndajya kumutakira ni manyabuna mu mutsima, mbonye umushyitsi nijoro, ntacyo mfite cyo kumuzimandira. Undi nawe aravuga ati, niryamiye. Ariko kubwo gutitiriza, wa wundi arakingura amuha umugati, kandi ntabwo amuha umugati umwe, yamuhaye imigati ingahe? 3. Maze wa wundi abona umugati we arya ndetse n'uwo mushyitsi, bose bararya baranezerwa. Umurongo wa 9 Yesu atanga itangazo, nanjye ndababwira nti, musabe muzahabwa. Haleluya. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese warasabye? Mbese warakomanze? Mbese warakomeje urahatiriza kugeza ubwo uhawe icyo ushaka? Hari ijambo ryitwa push, gusunika. Komeza usunikiriza inshuti yanjye. Muhanga umwe yarisobanuye mu magambo maremare avuga ngo is to pray until something happens. Gusenga kugeza igihe hari ikibaye. Haleluya. Mani dufashe cyane kugira ngo twige gusenga no kwinginga. Umurongo wa 11, mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka?
cyangwa yamusaba igi akamuha sikorupiyo. Mbese uzasaba Imana maze guha ibidakwiriye? Imana yacu ni urukundo. Haleluya. Imana yacu yiteguye kuguha ibintu bizima. Niko Yesu atubwira ku murongo ukurikiye wa 13, none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose bw'Umwuka Wera abamumusabye. Aya magambo noneho rero ateye ubwoba kandi nayo kwitaho cyane. Uzi ko Yesu ashaka ko dusenga dusaba Mwuka Wera? Mbese usenga usaba iki? Mbese aho ntusaba imigisha y'ibigaragara? Twigeze kuvuga ibyo abahanuzi babwira abantu, ibyo gusaba visa, ibyo kujya muri Amerika, ibyo kubona amaburse, ibyo kubona urubyaro no kubona abagabo n'ibindi bishishikaje abantu. Ariko Yesu Kristo yiteze ko abantu be babashishikariye gusaba Umwuka Wera, kandi Umwuka Wera niwe uzabasha guhishura ibihishwe. Inshuti zanjye, niko ijambo ry'Imana ryabivuze. Genda usome Yohana igice cya 13, azasobanurira icyo Mwuka Wera azamara. Ngo azatsinda abisa, abemeza iby'icyaha, abemeza iby'amateka n'ibyo gucyanuka kwa Yesu Kristo, kandi ngo azenda ku bya Yesu abitumenyeshe. Azatubwira n'ibyenda kubaho byerekeranye no gukora kwa Satani mu gihe giheruka. Mwuka Wera niho abantu b'Imana bakwiriye kwicara basenga basaba. Nshuti zanjye, Yesu usengera iki? Aho impamvu udasubizwa si uko usenga nabi, niko ijambo ry'Imana ryavuze ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Mbese usenga usaba iki? Aho ntusaba imigisha, ndagira ngo nkubwire yuko ari ukwiye gusenga usaba kuba umugisha, aho kugira ngo usenge usaba imigisha. Kandi kugira ngo ubashe kuba umugisha, nuko Mwuka Wera batuye muri wowe, nuko Imana iba iri muri wowe. Erega ngo iyo niyo mpano ipfundikira izindi mpano zose, niyo stock. Mbese Imana ituye muri wowe. Ikindi waba ukeneye ni iki? Igihe Imana ihari byose biba bihari. Njya nkunda amagambo njya mbona mu mazu y'abantu avuga ngo Yesu ni byose kumufite. Ndagira ngo umutangarize iki? Mwuka Wera ni byose kumufite. Erega Mwuka Wera ni Imana. Mbese n'ubuhe bukene ufite bwaruta ubukene ufite bwo kuba udatuyemo n'Imana? Igihe Mwuka Wera ari muri wowe, igihe Imana ituye muri wowe, wa mubiri twahoze tuganiraho ejo, Umwuka Wera akaba utuyemo, byose bizatungana. Indwara zizahunga, guhishurwa kuzaboneka, kunyurwa kuzaba guhari n'ibyo ufite. Nshuti yanjye, uzaba ufite amahoro menshi n'umunezero utagira kirogoya. Ntabwo umunezero ukeneye ari wo kujya mu bihugu bya kure, ntabwo umunezero ukeneye ari wo gutunga ibya mirenge. Oya, umunezero ukeneye ni wo gutunga Imana, kuko ariyo soko y'umunezero n'amahoro menshi. Imana ibitwumvishe mu izina rya Yesu. Nuko abagaragu b'Imana Daniel bafata umwanya barasenga, kandi Imana isubiza amasengesho yabo. Kandi igihe bari bamaze kubona igisubizo cy'isengesho, ntabwo byaciye mu wundi, byaciye muri Daniel. Ariko n'abandi bari bafite kunyurwa rwose, nta complain bari bafite yuko byaciye muri Daniel, nta shyari bari bafite. Mbese ujya ugirira ishyari abantu b'Imana ukumva niwe byari bikwiriye kunyuraho? Ayo mashyari arahari, cyane cyane mu bantu b'abakozi bababwiza ubutumwa bwiza. Nshuti z'Imana, babwiriza bagenzi banjye, reka Kristo akorere mu wo yifuza gukoreramo, kandi dusabirane kugira ngo icyubahiro kibe cya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, kuruta yuko ari twe dushyirwa hejuru. Ibyo ngibyo ni ibindi, reka ibyo tubyihorera. Maze Daniel ahimbaza Imana, aravuga ati ndagushimye, ndaguhimbaza wowe Mana y'abasogokuruza, umpaye ubwenge n'ubushobozi, unsobanurira ibyo twagusabye, kuko tumenyesheje ibyo umwami ashima kandi ashaka. Nshuti, dusabe Imana ubwenge, tuyisabe ubushobozi, tuyisabe gusobanukirwa, tuyisabe Mwuka Wera. Niwe uzabasha gusobanura ibyanditswe bye, azabirondora maze tubisobanukirwe. Nandi ndimo nkubwira iby'isengesho. Nuko rero ntabwo nshaka kurenga ahangaha, ariko ndakumenyesha yuko abantu b'Imana bahawe ubusobanuro. Ntabwo Daniel yabwiwe gusa inzozi umwami yarose, ahubwo yabwiwe n'ubusobanuro bw'izo nzozi. Ibyo byose byaraje biba biri kumwe, biba byuzuye. Imana yacu iradukunda cyane, kandi yiteguye gukorana n'umusore n'umukobwa, umugabo n'umugore, biteguye guca bugufi cyane kugira ngo bumvire ijambo ry'Imana nk'uko ryategetse, kandi basenge basaba Mwuka Wera kubahishurira ibihishwe by'Imana. Nshuti zanjye, isengesho ni icyangombwa kigomba kubanza kuboneka kugira ngo gusobanukirwa ubuhanuzi mu buryo bwa Mwuka buboneke, kandi Imana ishimwe. Ntabwo Daniel yahawe inzozi gusa, ahubwo yahawe n'ubusobanuro.
twigeze kubivuga yuko iki gitabo cya Danieli cyabonetse kubera ko abantu b'Imana bafashe umwanya bagasenga, bafashe umwanya barasenga, nibwo ubuhanuzi bwa Danieli bwabonetse. Igice cya kabiri tuzakiganiraho muri cya cyumweru cya kabiri. Nzagaruka muri iki gice cya kabiri tuje gusobanukirwa iby'ubuhanuzi, ariko reka mbugusomere. Nuko murongo wa 24 niho nayingeze. Nuko Danieli ajya kwa Ariyoki wari wategetswe n'umwami kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni, amubwira ati nturimbura abanyabwenge b'i Babuloni, ahubwo nshyira umwami musobanurire ibyo ashaka. Hari ku munsi wa deadline, igihe umwami yari afite uburakari bw'uko bagomba gutsembwaho, maze Danieli arihuta abwira Ariyoki ati uramenye ntukore ku bantu b'Imana, Imana yabarokoye yatumenyesheje ibyo umwami ashaka, nuko rero utuze ahubwo nshyira umwami musobanurire ibyo ashaka. Nuko Ariyoki arihuta ajyana Danieli ku mwami, aramubwira ati mbonye umugabo mu bantu b'abanyagano b'Abayuda, aramubwira umwami inzozi ze. Umwami ahindukira Danieli wahimbwe Beteshazari amubaza ati mbega urambwira inzozi neretswe n'icyo zisobanura? Aya magambo niyo ngiye gusorezaho. Danieli asubiza umwami ati ibyo bihishwe umwami yasobanuzaga nta banyabwenge babasha kumenyesha umwami, cyangwa bapfumu, cyangwa bakonikoni, cyangwa bacunnyi, ariko mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari ibizaba mu bihe bizaza. Inzozi nibyo weretswe ku gisasiro n'iby'ibi, nuko ibyawe nyagasani watekerezaga uryamye ibizaba mu gihe kizaza. Ihishura ibihishwe niyo yakubwiye ibizaba, kandi njyewe ubwanjye ibyo bihishwe sinabishuriwe nuko ndi umunyabwenge kuruta umuntu wese uriho, ahubwo ni ukugira ngo umwami amenyeshwe iby'inzozi ze, amenye n'iby'umutima we wibwira. Mbega amagambo yo guca bugufi kwa Danieli imbere y'umwami Nebukadinezari, amumenyesha yuko mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe, kandi atari uko ari umunyabwenge utumye ahagarara aho ngaho ngo abashe kubisobanura, ahubwo ari uko Imana Data wa twese yashimye gusubiza icyifuzo cya Nebukadinezari wifuzaga kumenya iby'ahazaza. Ngo yari aryamye ku gisasiro cye yibaza ibibazo byinshi ku byerekeranye na politike y'ibihugu yigaruriye, nuko bizamera mu gihe kizaza. Nuko Imana imuha inzozi zidasanzwe tuzasuzumana mu gihe kiri imbere. Inshuti zanjye, Imana Data wa twese irifuza kudusobanurira ibintu bidasanzwe, irifuza kudukuza mu byamwuka ngo tube duhagaze dufite ubwenge bw'Imana butari ubwenge bw'abantu. Twarabibonye mu gihe cyatambutse mu minsi ubanziriza uw'ejo yuko turi mu bwami budasanzwe, ubwami bw'umufatambwe, aho umwami w'umunyabugome ari we uyoboye ihembe rito, umwami w'ikasikazi. Tuzakomeza tubirondore. Ese twabaho dute tudafite ubwenge bukomoka ku Mana? Twakwitwara dute? Keretse abantu bazi Imana yabo gusa nibo babasha gukomera bagakora iby'ubutwari. Kandi abo bantu ibibaranga tumaze kubona ni ibintu bibiri. Icyambere, bashyira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Iki ijambo ry'Imana ryavuze bagishyira mu bikorwa batitaye ku cyo ari cyo cyose. Biteguye no kumvira amabwiriza atunganya imibereho yabo, ubuzima bwabo imibiri yabo ikaba ubuturo Imana ituramo, kandi bishimira kugera n'Imana. Basenga ubudasiba, bashaka mu maso y'Imana ngo barusheho gusobanukirwa n'ubushake bwayo. Nshuti zanjye, ndakurarika mu izina rya Yesu, muri uyu mugoroba ndakwinginga cyane kugira ngo nawe wifatanye n'abana b'Imana mu rugaga rw'amasengesho basenga basaba gusobanukirwa, basaba kurushaho kwegera Data wa twese n'umwana we, ngo turusheho komatana nawe ubwo agiye kuza azasange tumwiteguye. Ikintu kidasanzwe nshaka kukubwira, tuzakiganira ejo ariko reka nkivuge, nuko ari ushaka gusengwa, nuko ari ushaka kuramywa, tuzamureba ejo. Kandi ngo abari mu isi bose bazamuramya keretse umuntu izina rye ryanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama watambwereye ku kuremwa ku isi. Mbese abandikwa mu gitabo ni bande? Ni abantu baziranye na Yesu. Kubera yuko ngo igihe Kristo azaza bamwe bazavuga bati ko tutiyumvise, kutatutwaye, twarabahanuzi, twarababwiriza, twarabashaga gusobanura iby'ubuhanuzi. Azabasubiza n'agahinda kenshi ati mwebwe ntabwo nigeze kubamenya, nimwumve imbere mwabivume mwe. Ndakwifuriza kutazaboneka muri uwo mugabane w'abatazwi na Yesu, ahubwo ukomeze kurushaho kwegera Yesu Kristo. Kandi ajya nkubwire yuko isengesho rigena no kwiga ijambo ry'Imana. Buri isengesho ntabwo ari ukuza kudondobekanya amagambo gusa, oya, ahubwo isengesho no kwiga ijambo ry'Imana biragendana. Isengesho ryageranijwe n'ikiganiro tugirana na Yesu.
nuko rero atubwirira mu ijambo rye, natwe tukamubwira ibyifuzo byacu. Nakubwiye ngo isengesho ryanywa no guhumeka. Mbese umuntu ahumeka ate? Umuntu ahumeka yinjiza umwuka kandi agasohora undi. Ikintu gikomeye, yinjiza umwuka mwiza, haleluya, maze agasohora umwuka mubi. Rero igihe turi kwinjiza, igihe turi kumva ijambo ry'Imana ridusobanurira, tunezerewe, turyohewe, tuba turi kwinjiza umwuka mwiza, ogisijene wo mu byamwuka. Kandi igihe turi kwatura ibyaha byacu, twisobanukirwa, tuba duti Imana tubabarire, turi abanyabyaha, turanduye, twitanze. Uko niko gusohora umwuka mubi, dioxide de carbone yo mu byamwuka. Nshuti zanjye, reka twige gusenga twitanze, twinjiza mwuka wera mu bugingo bwacu, twatura ibyaha byacu. Uko niko gusenga Imana twifuzaho. Ndakwifuriza kuba mu masengesho no kuba mu ijambo ry'Imana kugira ngo ukomeze kwishimira kugendana na Yesu. Ndakwibutsa amagambo twasomye ku byerekeranye n'iyi Bibiliya, yuko umuntu ugendana nayo azaba agendana n'Imana, azaba agendana na Yesu, kugeza ubwo ngo tuzagera mu bikari byo mu ijuru, amarembo y'ijuru akamukingukira uwagendanye n'Imana mu ijambo rye. Kandi ngo nahagera ntabwo azisanga ari nk'umushyitsi, ahubwo azibona nk'ugeze iwabo, kuko amajwi yajyaga yiga gutandukanya mu byanditswe byera niyo azahurira nayo. Icyampa kugira ngo njye nawe tuzahurire mu bikari by'Isiyoni, kandi umwiteguro n'uyu munsi. Imana ibidushoboze. Nicyo ngusabira muri uyu mugoroba, nanjye nisabira mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo, amen. Reka dusenga Imana. Data wa twese uhoraho uri mu ijuru, nanone turagushimye, tugushimiye yuko watuyoboye muri uyu mwanya wose w'ijambo ryawe, ukadukomeresha kumva agaciro k'isengesho. Twigishe gusenga nk'uko abigishwa bawe babigishe gusenga mu gihe cyashize, kandi uduhe kubikunda, uduhe kumenya gutitiriza no kwinginga kugeza ubwo usohoje ubushake bwawe mu bugingo bwacu. Niko gusenga kwanjye nisabira, kandi nsabira na mwene data twabanye muri iki kiganiro, muri iki cyigisho, mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo, amen, amen.